reka mbabwire, mbere y'uko Yesu atujyana mu ijuru, mbere y'uko dukomeye kuvuga ngo Imana ngo izakora ngo ibintu ngo izatujyana mu ijuru, hari ibintu iri bubanze kudutaka. Ntabwo tuzava mu isi gutyo gusa ngo tugende, kandi ntabwo ibintu ndimo kuvuga ari ibintu bitegereje ngo kera, hari ibintu ugiye gukora. Ibanza ushyiraho ibintu by'impeta ku buryo nuhura n'umuntu ayabatse icyo akora. Uyu muntu narisanzwe muzi, ariko ndabona hari ikintu cyagize iki cyahindutse. Marayika w'Imana yari yagendanye n'uwo mugabo, niwe wahaye imbaraga uwo mukobwa kugira ngo abashe gukora iyo mirimo. Hari ibikorwa, hari n'imirimo tujya dukora, umuntu yareba imbaraga z'inyuma akavuga ngo buriya abantu babishoboye bate? Naho hari imbaraga z'Imana zadushyigikiye. Amen. Baramusubiza bati, reka duhamagare umukobwa tumubaze twumve irimuva mu kanwa. Baramuhamagara Rebeka, baramubaza bati, urajyana n'uyu mugabo? Arabasubiza ati, turajyana. Nta bintu byo gutinda. Haleluya. Icyifuzo ufite ku mutima ntugatinye kukibwira Imana. Ikintu utekereza, ukuntu wumva wifuza ibintu byakagenze, ntukabure kubibwira Imana, ko Imana yacu irumva kandi Imana yacu irasubiza. Impanda ya Nyuma TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza buzana abantu kuri Kristo kandi witeguza kugaruka turushaho kunguka. Tugiye gusoma rero ijambo ry'Imana ku gice tugezeho cya 24. Hati Aburahamu atuma igisonga cye gusabira Isaka umugeni. Hatangira avuga ngo Aburahamu yari ashaje, ageze mu zabukuru, kandi Uwiteka yari yarahaye Aburahamu umugisha kuri byose. Amen. Aburahamu abwira umugaragu we umukuru wo mu rugo rwe wategekaga ibye byose ati, ndakwinginze shyira ukuboko kwawe munsi y'ikibero cyanjye, nanjye ndakurahiza Uwiteka, niwe Mana nyir'ijuru, niwe Mana nyir'isi, yuko utazasabira umwana wanjye umunyakananikazi abo ntuyemo, ahubwo uzajye mu gihugu cyacu kuri bene wacu, usabireyo umwana wanjye Isaka umugeni. Uwo mugaragu aramusubiza ati, ahari umukobwa ntazemera ko tuzana muri iki gihugu, byaba bityo ngo naba nkwiriye gusubiza umwana wawe mu gihugu wavuyemo? Aburahamu aramusubiza ati, wirinde gusubizayo umwana wanjye. Amen. Uwiteka Imana nyir'ijuru yankuye mu nzu ya data no mu gihugu navukiyemo, ikambwira indahiro iti, urubyaro rwawe nzaruha iki gihugu. Iyo niyo izatuma marayika wayo, amen, akujya imbere, nawe uzasabireyo umwana wanjye umugeni. Mana ishimwe. Kandi umukobwa yaramuka yanze, ntuzafatwa n'iyi ndahiro undahiye. Icyakora ntuzasubizeyo umwana wanjye. Uwo mugaragu ashyira ukuboko munsi y'ikibero cya Aburahamu, shebuja arabimurahira. Uwo mugaragu ajyana ingamiya 10 zo mu ngamiya za shebuja, agenda afite ibyiza bya shebuja by'uburyo bungahe bwose. Arahaguruka ajya muri Mesopotamiya, agera
ku mudugudu w'Abanahori, apfukamisha izo ngamiya ku iriba riri inyuma y'uwo mudugudu. Hari nimugoroba igihe abagore basohokera kuvoma. Arasenga ati amen. Uwiteka Mana ya databuja Aburahamu, ndakwinginze umpe ihirwe uyu munsi, ugirire neza databuja Aburahamu. Dore mpagaze ku isoko, abakobwa babo mu mudugudu basohotse kuvoma. Bibe bityo. Umva gusenga. Umukobwa ndi bubwire nti ndakwinginze cisha bugufi ikibindi cyawe nyweho. Akansubiza ati nywaho, nduhira n'ingamiya zawe. Abe ari we watoranirije Isaka umugaragu wawe. Ibyo nibyo bizamenyesha yuko, haleluya, ugiriye databuja neza. 15. Nuko agisenga atyo, Rebeka arasohoka, wabyawe na Betuweli mwene Miluka muka Nahori mwene se wa Aburahamu, ashyize ikibindi ku rutugu. Uwo mukobwa yari umunyagikundiro cyinshi kandi yari umwari, nta mugabo wigeze kuryamana nawe. Aramanuka ajya ku isoko, aravoma, arazamuka. Uwo mugabo arirukanka aramusanganira, aramubwira ati ndakwinginze mpa utuzi ku kibindi cyawe nyweho. Aramusubiza ati databuja nywaho. Atengamatira vuba ikibindi cye, aramuha, aranywa. Amaze kugira iki? Kuyamuha, aramubwira ati nduhira n'ingamiya zawe zeguke. Ayasuka vuba mu kibumbiro, arirukanka yongera kujya ku iriba kudahira, adahirira ingamiya ze zose. Uwo mugabo amwitegereza ameze ate? Haleluya. Kugira ngo amenye yuko Uwiteka yahaye urugendo rwe amahirwe cyangwa ataruyahaye. Nuko ingamiya zimaze kweguka, uwo mugabo yenda impeta y'izahabu. Kuremera kwayo kwari nk'igice cya shekeri, n'ibimeze nk'imiringa 2 byo kwambara ku maboko. Kuremera kwabyo ni shekeri 10 z'izahabu. Arabimwambika, aramubaza ati uri mwene nde? Ndakwinginze mbwira, kandi kwa so hari aho twarara? 24. Aramusubiza ati ndi mwene Betuweli wa Miluka na Nahori, kandi ati dufite inganagano n'ibyo kurya bizihagije, kandi dufite naho kubaraza. Mana ishimwe. Uwo mugabo arunama yikubita hasi asenga Uwiteka ati Uwiteka ahimbazwe, Imana ya databuja Aburahamu, itaretse kugira databuja imbabazi n'umurava. Nanjye Uwiteka anyoboye inzira ijya kwa bene wabo wa databuja. Amen. Uwo mukobwa arirukanka abwira abo mu nzu ya nyina uko byabaye, kandi Rebeka yari afite musaza we witwa Labani. Labani uwo arasohoka ajya gusanganira uwo mugabo ku iriba. Abonye ya mpeta na za zahabu zimeze nk'imiringa biri ku maboko ya mushiki we, kandi yumvise amagambo ya Rebeka mushiki we ati ibyo nibyo uwo mugabo yambwiye.
amen. Niko kujya aho uwo mugabo ari, asanga ahagaze iruhande rwa za ngamiya ku isoko, aramubwira ati ngwino winjire, uhiriwe k'Uwiteka. Ni ki kiguhagaritse hanze? Ko niteguye inzu n'ikiraro cy'ingamiya. Uwo mugabo yinjira mu nzu ya Labani, akura imitwaro kuri izo ngamiya, atanga inganagano n'ibyo kurya by'ingamiya, n'amazi yo kumwoza ibirenge, n'ayo koza ibyabo bari kumwe. Bamuzanira ibyo kurya, maze arababwira ati wumve rero, sindya ntaravuga ubutumwa. Labani aramubwira ati buvuge, nubwo ibiryo byageze ku meza. Aramubwira ati ndi umugaragu wa Aburahamu, kandi Uwiteka yahaye databuja imigisha myinshi, ahinduka umuntu ukomeye, kandi yamuhaye imikumbi n'amashyo n'ifeza n'izahabu n'abagaragu n'abaja n'ingamiya n'indogobe. Urumva nta kintu yari abuze. Kandi na Sara muka databuja yamubyariye umuhungu akecuye, niwe yahaye ibye byose. Kandi databuja yarandahirije ngo ne kuzasabira umwana we umunyakananikazi abo atuyemo, ahubwo ngo nzajye mu nzu ya se no muri bene wabo, ngo abe ari bo nsabiramo umwana we. Mbwira databuja nti ahari umukobwa azanga ko tuzana. Aransubiza ati Uwiteka ngendera imbere, haleluya, azatuma marayika we ngo ajyane nawe, azaha urugendo rwawe ihirwe, maze nawe uzasabire umwana wanjye umugeni wo muri bene wacu mu nzu ya data. Nugera kuri bene wacu, nibwo utazafatwa n'indahiro nkurahije. Baramuka bamukwimye, ntuzafatwa n'indahiro nkurahije. Maze uyu munsi ngera ku isoko, ndasenga nti Uwiteka Mana ya databuja Aburahamu, niba uhaye urugendo ngenda ihirwe, dore mpagaze ku isoko, bibe bitya. Umukobwa usohoka kuvoma, nkamubwira nti ndakwinginze mpa utuzi ku kibindi cyawe nyweho, akansubiza ati nywaho ubwawe, kandi nduhira n'ingamiya zawe, abe ari we uba umugeni Uwiteka yatoranirije mwene databuja. Ngisengera mu mutima, amen, umutima wanjye. Rebeka asohoka ashyize ikibindi ku rutugu, aramanuka ajya ku isoko, aravoma. Ndamubwira nti ndakwinginze mpa nyweho. Acisha bugufi ikibindi n'ingoga, agikuye ku rutugu rwe. Aramubwira ati nywaho, nduhira n'ingamiya zawe. Ndanywa, kandi yuhira n'ingamiya zanjye. Ndamubaza nti uri mwene nde? Aransubiza ati ndi mwene Betuweli wa Nahori na Miruka. Mpera ko nkatira impeta ku izuru rye n'imiringa ku maboko ye. Ndunama nikubita hasi, nsenga Uwiteka, mpimbaza Uwiteka Imana ya databuja Aburahamu. Yanyoboye inzira ikwiriye ngo mboneremo umukobwa wabo wa databuja, musabire umwana we. Nuko nimushaka kugirira databuja neza, ntimumurerege, nimumbwire, kandi nimutabyemera nimumbwire, nanjye mpindukire nje iburyo cyangwa ibumoso. Labani na Betuweli baramusubiza bati
ibyo biturutse ku Uwiteka, nta kindi tubasha kukubwira, ari icyiza ari ikibi. Dore Rebeka ari imbere yawe, mujyane abe muka mwene shobuja, nk'uko Uwiteka yavuze. Umugaragu wa Aburahamu yumvise amagambo yabo, yikubita hasi aramya Uwiteka. Uwo mugaragu azana ibintu by'ifeza n'iby'izahabu n'imyenda abiha Rebeka. Bari abakire bano bantu, kandi aha na musaza we na nyina ibintu by'igiciro cyinshi. We n'abo bazanye bararya, baranywa, baraharara, buracya. Babyuka mu gitondo, arababwira ati, nimunsezerere nsubire kwa databuja. Musaza w'umukobwa na nyina baramusubiza bati, umukobwa nasigarane natwe iminsi 10 cyangwa isagaho, azabone kugenda. Arabasubiza ati, mwintinza, kuko Uwiteka yahaye urugendo rwanjye ihirwe. Nimunsezerere nsubire kwa databuja. Baramusubiza bati, reka duhamagare umukobwa tumubaze, twumve irimuva mu kanwa. Baramuhamagara Rebeka, baramubaza bati, urajyana n'uyu mugabo? Arabasubiza ati, turajyana. Nta bintu byo gutinda. Basezera kuri Rebeka mushiki wabo n'umurezi we, basezerera umugaragu wa Aburahamu n'abantu be. Bifuriza Rebeka umugisha, baramubwira bati, mushiki wacu uzabe nyirakuruza w'abantu inzovu 1000, urubyaro rwawe ruzahindure amarembo y'abanzi barwo. Rebeka ahagurukana n'abaja be, bajya ku ngamiya zirabaheka, bakurikira uwo mugabo. Uwo mugabo ajyana na Rebeka, aragenda. Bukeye Isaka aza aturutse mu nzira yo kwiriba ryitwa Lahayiroyi, nuko yari atuye mu gihugu cy'Inegebu. Isaka asohoka ajya kwibwirira mu gasozi nimugoroba, yubura amaso abona ingamiya ziza. Rebeka yubura amaso abonye Isaka ava ku ngamiya, abaza wa mugabo ati, uriya mugabo ninde ugenda ku gasozi tugiye guhura? Uwo mugaragu aramusubiza ati, ni databuja. Rebeka yenda umwenda we, yitwikira mu maso. Uwo mugaragu atekereza Isaka ibyo yakoze byose. Isaka azana Rebeka mu ihema rya nyina Sara, aramurongora, aba umugore we, aramukundwakaza. Isaka ashira umubabaro wa nyina yapfushije. Imana tugire neza cyane. Amen. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Iyi ni inkuru ndende dusomye. Mu nkuru tumaze gusoma muri kino gitabo, iyi ngiyi niyo ndende. Ifite imirongo 66. Amen. Ariko harimo amagambo meza, harimo gukora kw'Imana, harimo gusenga k'umuntu, ariko kumva n'igisubizo cy'Imana itanze. Amen. Kandi bitari ibintu by'imyaka. Oya, nta ugize gutejero ako kanya kuba mu kino gitabo cy'itangiro kirimo gukora kw'Imana, harimo kuvuga kw'Imana, ariko hakaba no gukora kw'Imana mbese by'ako kanya, ukabona Imana ikora. Imana ishimwe. Amen. Rero aha hantu ni igice nyine kirimo inkuru, ariko uyumvamo ntabwo ari ibintu birambiranye, kuko ngo harimo isengesho ry'umuntu urimo gusenga asenga Imana, ariko nanone tukabona Imana nanone igarutse irimo gusubiza amasengesho ye uwo mwanya.
amen. Rero iri jambo ndimo ndisoma naryibajijeho, ariko nsanga mu by'ukuri mu buzima bundi dusigaje, nimureke imirimo n'ibintu turimo gupanga, ni ukuri tubisengere, tunabimurikira Uwiteka, uko biri kose ntabwo azabura kutwumva kandi ngo agendane natwe adushyigikire, amen. Kubera yuko nabonye neza yuko Uwiteka ahora yiteguye kugira ngo ashyigikire umuntu yahamagaye, kugira ngo amuyobore mu nzira nziza. Imana itugire neza cyane, kuko ikintu urabona utangiye ku murongo wa mbere, ngo igihe cyari kigeze kugira ngo Aburahamu yarimo yiyumva, abona yarageze mu zabukuru, abona nakomeza kubaho gutyo ashobora kugera mu minsi ashobora gupfa, agasiga umwana we atarashyingirwa, kandi akumva adashaka yuko umugaragu mukuru babanaga mu rugo yazakora ikosa ryo kuba yazareba umukobwa abonye wese muri karitsiye, akamureba isura, akamureba igihagararo, akavuga ati ndi bufate uyu nguyu uwo ari we wese, yakaza akaba umugore w'umuhungu wa databuja. Ariko ngabanza kumurahiza no kumubwira icyifuzo cye, amen. Haleluya, haleluya. Icyifuzo ufite ku mutima ntugatinye kukibwira Imana. Ikintu utekereza, ukuntu wumva wifuza ibintu byakagenze, ntukabure kubibwira Imana, kuko Imana yacu irumva kandi Imana yacu irasubiza. Upfa gusa kurimo gushaka ibintu byatuma izina ry'Imana rihabwa icyubahiro, ntabwo Imana ibura kubyumva. Arangije ngo Aburahamu aramuhamagara, amurahiza ya ndahiro mwumvishije. Ariko uwo mugabo umugaragu wa Aburahamu nawe ntabwo ntiyareba hafi, arabanza aramusobanurira, aravuga ati nagerayo muri abo bantu ushaka bikarangira batemeye yuko umukobwa, bikarangira atemeye yuko tuzanana, nzafata umuhungu wawe mwimure mujyane yasubirayo. Aravuga ati ndagusabye, niyo mpamvu ati ndakwiyamye sigaho, navuye yageze ibiki, mvuyeyo, navuyeyo ngize ibiki, mvuyeyo. Aha uzi ikintu bishatse kuvuga? Imana yari yahamagaye Aburahamu, imukuri iwabo, iramujyana. Kandi wumve ngo izi ngamiya zari zatwaye uyu mugabo, ni nk'uko wabona izi modoka zigezweho ukuntu zihuta, ya yindi guca ukibaza ngo ni imodoka iciyeho cyangwa ni ikintu gicece bakiciyeho. Kubera iki? Nta rusaku, ntaki, ni imodoka iba ifite imbaraga ariko nta n'urusaku igendana. Buri modoka z'abantu bakomeye ntabwo zigira urusaku, oya igucaho aho kanya. Modoka z'abantu niko ziba zikoze nyine, zifite moteri, ifite ukuntu ihinda idasakuza, ibigomba kugenda nk'umuntu ukomeye nyine. Rero kuvuga ngo kuba yari yahagurutse akagenda urwo rugendo bukarinda bucya akagera ahandi yari yatumwe, ko urugendo rurerure. Ngahageze kababwira ikintu numvishije hano, dore Imana yaduhamagaye ituvana muri bene wacu, amen. Reka mbabwire, hari imigenzo n'imico bagira, yego, hari n'imyifatire bagira. Bene data, kongera kuba warakijijwe ukongera ukisanga muri bya bintu, burya nyamara ntabwo biba ari byo, oya ntabwo biba ari byo, ahubwo uba ukwiriye kumenya bene wanyu ukwiye kubana nabo, amen. Niyo mpamvu Aburahamu yari azi abatuyemo n'abo yakomotsemo. Hakumwanyumvishije? Aburahamu yari azi abantu atuyemo, yego, n'abo yagize ibiki yakomotsemo, akamenya urugero bari,
akavuga ati rero sasa ubu buzima aha hantu ndi ndabona ko nta buzima buhari, ahubwo isoko nzima nza ahantu. Rero kambwire abakobwa, ubwo nibo rubyiruko ruri aha ngaha, kambabwire nimujya musenga ntimugasengeye musaba Imana mushingiye ku bintu bigaragara bifatika byaho, yego, kuko nimuramuka musengeye ku bintu bifatika, kuko abo hanze hari igihe baba baturusha ibintu bifatika, ariko bwa buzima bw'imbere indani buzatuma umutima wawe wishima bwarabacitse kera ntabwo bafite. Mwanyumvishije ku buryo hari ababifite muhura mu muhanda wamureba uko agaragara inyuma ukabona arishimye ni muzima, ariko mwaganira imbere ugasanga afite umutima wabuze, ubuzima bwaramucanze ameze nabi, ariko ibigaragara inyuma ameze neza rwose. Niyo mpamvu rero mukwiye kumenya abo mutuyemo, ariko mukamenya n'abo mukomokamo. Amen. Kuko iyo utamenya abo bantu hari igihe bagusubiza mu bapfumu, hari igihe bakurangira imiti ngo ugiye kuvura naho ugiye kuroga nawe, hari igihe bakugira inama ngo niyo uri bugufashe ugasanga inama baguhaye ngo n'igisasu kigiye kuguturikana ahubwo. Hako murimo kunyumvira? Mbese ni ukumenya ngo nkomoka kandi ntuye muri bandi, ukamenya abo ugira inshuti nabo uganiriza, ibyo birafasha kandi bikagira umumaro. Twagiye Aburahamu ngaramurahiza amubwira ati ndahira yuko utazafata umwana wanjye umusabira abanyakananikazi. Avuga ati ubwo rero tubimaze kubyumvikanaho igihe nanjye ndakurahira. Avuga ati ntabwo nzigera mbikora ahubwo nzajyayo. Umugaragu amaze kwemera ngafata agahunda arahaguruka aragira iki aragiye. Amen. Biriya bintu yahagurukanye zirandagawe zose ko zingana n'ibintu yahagurukanye na Yesu umwami wacu, zanza bikunze umuntu wakiriwe bakamusanga mu mutima we ajya amutungisha, akagira ubutunzi n'ubwiza abantu batakeka ko yari afite, ku buryo umuntu bamureba bakavuga ati ariko uriya muntu ko duherukana cya gihe inzoga zaramwishe ubu ngubu bwo abaye hano ko tubona ibintu byagize biki byahindutse. Amen. Rero kuvuga ngo ni umwami wacu waje kudusaba, waje kudushaka, Imana yamuhaye ibyiza byose byo kugira ngo atugirire neza. Haleluya. Yabitanze birahari. Ngaragenda Uwiteka amuhaye ihirwe, ngariko ngahageze ngo ntihite yinjira mu mudugudu ngajya ku iriba. Ngo twaje ku iriba twaje kuvoma dudubiza amana tumweho, twaje ku iriba twaje kuvoma dudubiza amana, twaje ku iriba twaje kuvoma dudubiza amana tumweho, twaje ku iriba. Haleluya. Dudubiza amana tumweho. Haleluya. Ndageze ku iriba avuga ahantu ndi buhakure amakuru, ndi buhakure ibintu kintu cyagenza, ngayicaye ngahita senga ngabwira Imana yo mu ijuru, kandi hari umuntu wambaye neza cyane rwose, reka ameze nka minisitiri w'intebe, kuko bivuze Aburahamu yari atuye ameze nka perezida. Haleluya. Yari yambaye neza afite na protokole, yaje imuherekeje ngamaze kuba ahagaze aho ngaho asenga neza rwose yemye mu mutima, ariko arabwenge. Amen. Rero mbabwira mureke dukomeze twisengere Imana yacu yo mu ijuru mirumva, kandi nayo ifite ikirimo
iki kigomba gukora. Ayiwe ngarimo senga ngabwira Imana ngo ma wampagurukije wanzanye ariko nta kundi kurundi bumenyi y'umuntu, emera nanjye unkorera iki kintu. Hari igihe Imana ijya yemera ikumva icyifuzo cy'umuntu ikavuga ngo nicyo uvuze nigize ibiki ndakikora. Amen. Kabango kuko wambwije ukuri nta buryarya bundi burimo, ndabikoze. Ayisaba ibimenyetso byose bw'umukobwa uri busohoke akavoma amazi, kandi niba kwirivoma byari bigoye, ariko umukobwa uri bwemere ntagire kwiyemera, ntagire n'agasuzuguro kuri jye, namusaba amazi akayampa ubwira, ariko ntabimubwiye ntanabimusabye, akemera kuhira ingamiya zanjye. Wagize ubwo zanywaga amazi makeya kuko ingamiya imweya, kuko hari ingamiya nimuzibona hari ziba zifite amapfupfu gutyo, ziriya zifite ikintu kimeze nka rodepo muri yo, ku buryo iyo igiye kunywa inywa amazi menshi kubera ko zigenda mu butayu, kwangwa inywa reserve yayo, reservoir irimo imbere ibika litiro 200, litiro 200, kuko nyine nimba inywa ishobora kunywera amazi ahangaha ikaba ishobora kugenda iminsi 3 itarabona ahandi hari bunywa amazi, kandi igomba guheka abashebuja n'imitwaro bayihekesheje. Rero kuvuga ngo imeze nk'ikimodoka nyine litiro 200, ndore umukobwa wavomeye izo ngamiya 10. Reba umukobwa wavomeye ingamiya zingahe? 10, kugera ubwo zinyoye zikeguka. Zora ntabwo ziyanywera ngo amazi ngari mu munyu ngagize nuko ziyabonye gusa amazi meza, zirayanywa. Urumva amazi uwo mukobwa yavomye? Oya vaho mbwira, nibamucyure bamujyane, yari yabikoreye. Litiro ibihumbi, ngo si ibihumbi, ubwo ni ibihumbi 2,000, ni ingamiya 10 gukubana 200, si ibihumbi 2,000. Kandi wumva ngo ntabwo ari ibintu yakoze kuva mu gitondo kugeza nimugoroba, hari mu masaha nimugoroba yo kujya kuvoma kw'amazi, ariko ako kanya litiro ibihumbi 2,000 bikubise aho ngaho, ziranywa ngo zirangije zigira iki? Zireguka. Bene magambo zari zujuje n'inyota ishize. Amen. Marayika w'Imana yari yagendanye n'uwo mugabo, niwe wahaye imbaraga uwo mukobwa kugira ngo abashe gukora iyo mirimo. Hari ibikorwa, hari n'imirimo tujya dukora, umuntu yareba imbaraga z'inyuma akavuga ngo biriya abantu babishoboye bate? Naho hari imbaraga z'Imana zadushyigikiye. Amen. Arangije arahaguruka ngo akimara gukora ibyo bintu, undi ngo yamwitegerezaga mucece, aravuga ati vure ukweli ibintu byagize biki byaciyemo. Amina. Hari igihe Imana iziga guha ibimenyetso by'ibintu ishaka gukora, kandi koko wabireba ukavuga ati koko ngibiri. Imana ishimwe, Imana itugire neza cyane. Kandi muri kino gihe kuri za bindi yakubwiye komeza itangire kwereka ibimenyetso, kwereka n'icyerekezo. Imana itugire neza. Ariko nkubwire ngo isengesho ry'ibyuma gusengera kikagushyiramo imbaraga, kuko Imana yacu mirumva, kandi kugira ngo ikore nabyo dore biratwegereye. Imana itugire neza cyane. Baramwumvira, arabyumva, arangije ngo akimara gukora icyo kintu, nabaze ngo yafashe intuze, ngo impeta yamuhaye yamwambitse hano ku zuba, bone umuhango wabo yari ifite intuze, ukuremera kwayo biriya bipimo bavuze bishobora kutabyumva cyane. Na ahandi nasomye kwa ngo iyo ku zuru yari ifite garama 5 za zahabu, garama 5 za zahabu.
uzufashe garama 5 za zahabu ukazikuba uzi agaciro zifite n'amafaranga menshi. Noneho ngo ibyo bamita gutya ku maboko kwango bibira bipimo bavuze hariya byo byari bifite garama 100 za zahabu. Nibwo bushakashatsi nakoze. Ubwo urumva ni garama 105 uzikubye n'amafaranga ubu ngubu ni amamiliyoni. Umukobwa ngo yari yagiye ntabwo afite yego ariko agarukana ikibindi no ku maboko no kuzuru hari iki kari. Haleluya. Hari abantu tujya duhura nyine ngo barangwa nibo bagashoboye ko kubyuka mu gitondo bagiye. Amen. Wewe ujye ukomeza wibyukire gusa bazabibwirwa niduhura. Hari igihe tuzahura ku maboko n'ahandi ku mukiri abantu bajya bati turiya tuntu badukuyera ngo mbere ngo yarababwiye ngo ariko arimo avuga ngo barebye ngo ku maboko ngo barebye n'iyo meta ubwo nyine bacisha make. Amen. Ni ukuri nubwo nta bindi birakurikiraho Imana idushakira impeta. Haleluya. Ishaka impeta kandi ntabwo impeta bajya bayambara kunuze ku kibero hano ngo bashyireho umweru ijya ahantu hagaragara. Dushakira impeta tube twambayeho gake abantu mbese bamaze bamenye yuko hari uwo twahuriye ku iriba. Hanyuma bamenye ko hari uwo twahuriye ku iriba kandi ko tutagezeho ngo dukore ubusa ahubwo hari icyo twakoze. Umva ngatangiye kuvuga bose bahita batega amatwi kuko ubwo yaraje yahindutse. Baravuga bateka twumve ibyo umukobwa tubwira. Abahaye amakuru ngo bahita basohoka bavuga ati ntabwo ari umukobwa gusa turabona ibintu byagize iki byahindutse. Ayiwe hari igihe abantu bagufata ngo nayuriya, hari n'igihe abantu bareba umuntu bakavuga ngo ni ibyo nyine, ariko Imana igiri umva idushakira impeta ibyumve iri mu ijuru izishake noneho ku buryo n'ujya uhura n'umuntu atazajya arinda kukubaza ibintu byinshi. Ajya abanza arebe ibimenyetso gusa avuga ati nyamara uyu muntu nubwo nta rindi jambo bari bwumve nta kindi gikorwa cyari bwakorwe baba baretse gatoya. Imana ishimwe ngo bimaze kumvikana umugabo ngo agera mu nzu ababwira amakuru yose ababwira uko byagenze arahagije aravuga ati rero ikindi giheho kindi gisigara nyuma y'ibyo ibiryo mwabimpaye sawa ariko ntabwo nkozamo ikiko ntarababwe umva mutaravuga ijambo hava ati iyo navuye yose uko byagenze ni nazo mpeta murimo kubonana uyu mukobwa yambaye. None rero kuba marayika yatumye urugendo rwanjye ruhirwa nanjye nemeye gusohoza isezerano rya databuja. Muri rimwe yari ngo isezerano wampaye nzarigumamo mwami iminsi nageze iwawe nzarigushimira. Isezerano wampaye nzarigumamo mwami iminsi nageze iwawe mwami nzarigushimira. Amen. Nanabamo kuko nabigumyemo none ndabona Uwiteka akomeza kugendana nanjye nta kintu gisigaye nimunyemere mubwire ngo umugeni muramuma cyangwa ntimumuma. Baravuga bati ibyo bintu dukurikije ibimenyetso ufite n'amakuru ufite turabona atari ibyo kwa sobu iby'iwanyu cyangwa atari undi muntu wagushyigikiye nta n'indi forode irimo. Ndabona Uwiteka ari kumwe nawe ni Uwiteka ubishyigikiye. Yego. Amina. Abo Uwiteka ubirimo nta wundi ubirimo. Ayo gusa mwebwe nimukomeze reka twikomereze dupfa gusa kuba Uwiteka tukiri kumwe nawe.
baramubwira ati rero nta kindi gisigaye, umukobwa turamuguha. Akimara ngo kumubona ngo umukobwa ngo barangije ngo yamuhaye ngo ibintu by'izahabu, ngo amuha n'imyambaro. Kugira ngo iriya myambaro rero yari idoze mu buryo busanzwe, nayo yari iriho imirimbo y'izahabu. Amen. Ntacyo, komeza nyine wibereho uko nguko, ariko Imana ibiduhaye impeta, kuko n'ibindi nabyo iri hafi yo kubizana. Ngo abantu bari basanzwe babona uwo mukobwa witwa Rebeka muri karitsiye. Haleluya. Undi munsi bagiye kubona babona ingamiya n'indogobe ziri kubimbira bazitaka imitako. Amen. Umva yagiye guhaguruka aho ngaho babanjije kumuhereza. Reka mbabwire, mbere y'uko Yesu atujyana mu ijuru, mbere y'uko dukomeye kuvuga ngo Imana ngo izakora ngo ibintu ngo izatujyana mu ijuru, hari ibintu iri bubanze kudutaka. Ntabwo tuzava mu isi gutyo gusa ngo tugende, kandi ntabwo ibintu ndimo kuvuga ari ibintu bitegereje ngo kera, hari ibintu ugiye gukora. Ibanza ushyiraho ibintu by'impeta ku buryo nuhura n'umuntu ayabatse icyo akora. Uyu muntu nari nsanzwe muzi, ariko ndabona hari ikintu cyagize iki cyahindutse. Ibindi rero mwe mwitoze. Ngarangiza ngo barahagurukana baratahana, ngo bagezeyo ngatanga raporo. Kababwira ngo uyu mugabo witwa Isaka ntabwo bamusanze mu rugo, ngo yari ari mu gasozi. Amen. Ubu murabarara Yesu ntabwo yicaye gutyo gusa, ahubwo afite ukuntu no kugenda akurikirana amakuru yacu, kuko umugeni ntabwo barinze kumusangisha mu rugo. Amen. Ahubwo ngo bamusanze mu nzira, niho bamuhereye amakuru. Haleluya. Bishushanya ukuntu Yesu tutazarinda kumusanga mu ijuru, ahubwo azamanuka tumusangane mu kirere. Haleluya. Haleluya. Azaza ahagarare ku bicu, natwe tuzamuka tugire iki tumusangane. Uyu Isaka afite ishusho ya Yesu ngo 50%, kuko ashushanya Yesu nk'uzemera gutabwa nk'ukuntu yafashwe na se bagiye ku musozi. Yego, bagiye ku musozi yafite imbaraga zo kurwanya se kandi yarashaje, ariko avuga ngo niba Imana ya data yamumpaye yemeye yuko antambaho igitambo. Haleluya. Ntiyashaje imigeri yemera gupfa. Imana ishimwe. Byashushanyaga umwana w'Imana witwa Yesu uzaza ari umwana w'ikinege, akaza mu isi akamera kwitanga agapira abari mu isi. Amen. Ngo atwara uwo mugeni we, ngaramucyura amugira umugore, ngo amumara agahinda ka mama we yapfushije. Imana itugeneza cyane. Amen. Ejo twaravuganye tuvugana ngo ibintu bya uburyo Imana ishaka kumara abantu agahinda no kubatura ibintu bari bamaze igihe kinini bagendana. Turasenga Imana kandi tugira ibintu tuyibwira. Mureka twongeye tugire indi sengesho dusenga Imana tuyibwire ngo Mana, mu gihe turacyagutegereje, turacyari kumwe nawe, kandi uwo mubabaro watumaze muri no minsi udushireho impeta, kugira ngo abadukobaga n'abatumyega bamenye neza yuko Imana twiringira turi kumwe nayo. Impeta zirahumuriza, ese amasezerano arakomeza, kandi niyo umuntu atangiye kubona iby'Imana mbese ibintu birimo kuva mu masezerano y'iby'Imana avuganye nawe, ni ibintu bikomeza kandi bikagira neza, umugenzi agakomeza akagenda urugendo neza. Amen. Mwegereje dusenga Imana. Imana ikugiriye neza, Imana igufashe kugira ngo muri kino gihe dutegereje kuza k'umwami wacu agira impeta twambika, kandi agira n'ibintu akora. Imana itugire neza cyane, kandi arabishoboye kubera yuko ari uwo kwizerwa. Imana itugire neza cyane.
mwami Imana yacu turagushimiye, tugushimiye ko uganiriye natwe muri uno mwanya, uhabwa icyubahiro kandi tumenyesheje amakuru y'ibintu byinshi muri ino jambo. mwami Imana ndakwinginze kugira ngo bene data na bashiki bacu, ntabwo umugaragu wa Aburahamu yarindira yuko azabikorera mu bukwe, ahubwo ngo yahise abikora akimara kubona ubutwari bw'umukobwa, akimara kumenya ikimenyetso cy'umukobwa, ngahita mwambika impeta ku zuru ndetse indi ngayimwambika izindi zimwambika ku maboko. byari ibimenyetso byerekana yuko uwo mukobwa ari we koko. natwe mwana hari isezerano waduhaye twarakwizeye, ariko mwami Imana muri ino minsi y'imperuka udushoboze kuguma muri iryo sezerano, kandi hari ibyo wagiye uvugana na buri muntu wese ubisohoze kuko uri Imana ishobora byose. ugira impeta wambika abagabo bari aha ngaha, ugira impeta wambika abamama bari aha ngaha, ugira impeta wambika mwami Imana abasaza bari hano aha ngaha. uwera uwera uwera, buri muntu wese ugira ikintu umukorera ahingukana mwami Imana mu batunyega n'abadukoba, mbere yuko ajya gusobanura akaba afite irifatika ashingiraho akagira ibyo abwira abantu. turagutegereje, uzahagarara mwami mu kirere tugusanganire, uduhe kuba maso, natwe twitegure tugume turi abari, turinde yuko mwami Imana yacu hagira bitwangiriza, nk'uko Rebeka wamushyingiye Isaka akiri umwari. natwe mwami ubwe ukomeza kwirinda no gutegereza, kuko uzaza, ntabwo uzaceceka, kandi tuzabonana nawe, uzaducira mu bwami bw'ijuru, tuzajya kuruhukira y'iteka. mwami Imana wari ucitse intege, umuha imbaraga kandi ubushobozi bwo kuruhukira. izina ryawe rikomeye rihabwa icyubahiro ku kuruhukira. urakoze, turagushimiye mu izina rya Yesu turakoze. amen amen amen.